turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu mwe mudukunda kandi mutuzirikana mwe muba mwifuza kuganira natwe tuba tubyifuza cyane uretse umwanya watubana mutoya hashingiwe ku nshingano nyinshi ariko namwe kandi muri priorite ku buzima bwacu turabakunda kandi turabazirikana tubifuriza ibyiza ariko natwe ubwacu ibyiza turata nibyo twaboneye muri Kristo Yesu dukomeza no kubonera muri we kandi niyo mpamvu natwe ari byo tubagezaho kugira ngo mufatikanye natwe kugubwa neza ariko kugubwa neza kose nyine gushingiye kugusobanukirwa neza ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Twagarutse rero niba bavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mukunda kandi mukumbura tubagaruriye n'ubundi byiza tubonera muri Kristo kandi turifuza ko mu byakirana umutima wizera kugira ngo uko Imana iba yabiduhaye bikatugwa neza namwe bibagwe neza. Utarakora subscribe yabikora, utarajya kuri WhatsApp group yacu ni ikaze 07844255 tukakwakira. Nje utangiye ikiganiro ni Emile Nshimiyimana ndi kumwe na bene data babakunda namwe kandi nzi ko mukunda, reka babasuhuze babiyegereze ubundi dukomeza ikiganiro. Ni karibu. Ni murakoze. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza binyuranye kuri YouTube channel Juru Ndirikorerwa TV. Ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda kandi cyane. Rero bahaye ikaze. Hanyuma kandi amazina yanjye kubaza kurikirana ikiganiro ari bashyashya ni Musabyimana Joseph Mugisha andi umukiranutsi mbikesha kwizera Yesu Kristo, mfite ubugingo buhoraho mpabwa nuko namenye igikorwa Kristo Yesu yankoreye ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nyine dushimiye Imana yaduhaye uburyo bwo kongera kugaruka hano muri studio y'Ijuru Ntirikorerwa. Turahakunda uko tuhavugira ubutumwa bwiza kandi bukiza benshi. Ariko si amagambo tuba tuje kuvuga, si n'ubwenge bw'abantu, nuko natwe yadukijije. Rero kubw'ubuntu bwayo twahageze kandi tuje kubabwira wa murimo umwe twaherewe muri Kristo Yesu. Amazina ni Muhanuzi Filipo, nanjye ndi umukiranutsi nagiriwe neza n'Imana, nanjye mba wahawe ubugingo nk'uko bene data no bagiye bivuga. Rero kubera tubakunda, kubera twabohotse, tuba twumva iteka dufite icyifuzo ko nange mwabohoka. Mukomeze mube hafi dusangire inkuru nziza tuje kuvugira hano. Nawe uyizeye umunsi ukayizera kano kanya nawe wakwishima nkuko natwe twishimye. Imana irakomeza kuduhana umugisha n'abatwumva. Amen. Imana ishimwe cyane. Iteka tuba twifuza ko mumenye bishyashya, tuba twifuza ko mwumva iby'amatwi atumvishe, mubona iby'amazi atabonye, tuba twifuza kubakora ahantu habaryaga, tuba twifuza kubashimira habarya, tuba twifuza gusobanura ibidasobanutse, tuba twifuza kubamenyesha ubwiru mvajuru, ubwiru bw'Imana. Hari ibyo isi izi kuvuga, hari ibyo isi yakwigisha, hari ibyo wakumva ku maradiyo, hari ibyo wakumva ku binyamakuru, hari ibyo abahanga bo mu isi bazi. Turifuza kukubwira ibirenze ibyo ngibyo kubera ko muri Kristo harimo ubutunzi bwose buva ku Mana. Muri Kristo harimo imibereho myiza yose isi itabasha gutanga. Ibyo byiza isi itagira, ibyo byiza isi itazi, ibyo birenze cyane iby'ubwenge bw'abantu bwabasha kumenya, ibyo nibyo tuba tubazaniye bibonerwa muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero turifuza none kongera guhindura ku ntekerezo, turifuza kongera gukoraho gatoya ku bintu abantu baba basanzwe bafite mu buryo butari bwo, ku bintu abantu baba basanzwe bibagira mu buryo butari bwo. Tuba tubazaniye ukuri kandi ijambo riravuga ngo namwe muzamenye ukuri kandi ukuri nimugira kwizera k'ukuri muzanaho ubuzima bw'ukuri. Nimugira ukwizera kwiza kuzima guhura n'ijambo ry'Imana muzanaho ubuzima bwiza, buzima bwuzuye buturuka ku Mana. Dukunda kuvuga ko nta hantu handi ubuzima bwiza bwaturuka keretse ku wahanze ubuzima. Turi hano tutarizanye, turi ku isi tutarayiremye nako tutariremye. Uwaremye rero isi agashyiraho n'ibiriho byose, agashyiraho n'umuntu, niwe ufite nanone imibereho myiza y'uwo muntu mu biganza.
nta bundi buzima bwiza tuzagira budashingiye ku wabuhanze. Niyo mpamvu ibyo tuvuga byose ni ibikugarura ku Mana, bikayigusunikira, bikayigushyitsaho, bikayikugeza mu biganza, ukongera ukabumbatirwa nayo, ukabeshwaho nayo. Bana natwe rero, bamaso, tega amatwi, nturambirwe. Iki kiganiro gikurikire kuva gitangiye kugeza kirangiye, uraza kumva ibitigeze kumva, kandi imibereho yawe iraza guhinduka. Wahuye na Yesu ntiyongera kumera uko yari ameze ukundi, ahubwo akomeza kuririmba nanone uwo bahuye n'uburyo yamuhinduye n'uburyo yamugiriye neza. Wa mugore wahuye na Yesu w'umusamariyakazi azwiho ko yari afite abagabo 5, kandi atagarukiye aho ngaho. Urugendo rwo gushaka abagabo rwari rukomeje. Yesu yaramubwiye ngo ufite 5 n'uwo muri kumwe, si uwawe, bivuze ngo ntaragera ku mwuzuro wabo yashakaga. Ariko amaze guhura na Yesu, indirimbo yo gushaka abagabo yararangiye, ahubwo yatangiye kubwira abantu ngo muze mbereke uwambwiye ibyanjye byose, kubera ko nahuye na Mesiya. Wahuye na Yesu, ubuzima burahinduka. Bavuga ngo nibizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ngo bazajya kwikorera ibyaha, ntibarakamenya Yesu. Kuko wa mugore ahuye na Yesu ntiyongeye kuvuga iby'abagabo, ahubwo we yahuraga nawe wese, yewe n'uwari usanzwe ari inshorekeye, yaramubwiye ati ngwino, burya hari kera, noneho nanjye nabonye umugabo, ngwino nkwereke umugabo nahuye nawe, wahinduye ubuzima bwanjye bwose. Yewe n'abo mwateretanaga uzatangira kubabwira ko wabonye undi muntu, uzatangira kubabwira inkuru nziza. Uwahuye na Yesu arahinduka. Turagira ngo tubabwire rero umuntu uhindura amateka y'umuntu, uwo ni Yesu Kristo. Ahari wagerageje guhindura ubuzima biranga, ahari abantu bagerageje kwereka ingamba zo guhindura ubuzima biranga, ariko uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima, rije rikuzaniye ibyiza, rije kuguhindura. Uyu munsi turavuga ku kintu cyitwa kwihana ibyaha. Ni ikintu umuntu akora kuva akimenya gusenga, akiri mutoya, kugeza ashaje akihana ibyaha. Ariko ni inzira itageze umuntu ku gukira ibyaha. Icyo kintu umuntu avukiramo, akagikuriramo, akagisaziramo, akagipfiramo, kitamugejeje ku cyo yagishakagamo, kuki tutumva ko ari ikinyoma. Turagira ngo tubereke ikinyoma kiri mu ibyo bintu byitwa kwihana ibyaha, mu buryo bwashyizweho n'abantu, butava mu ijambo ry'Imana. Arega turabizi ko ni ishyaka ryiza muba mufite ryo gushaka kureka ibyaha, ryo gushaka gukira ibyaha, ariko iyo nzira ntiba mu mukiro w'ibyaha. Uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Impamvu utakiza ibyaha, kandi warabyihannye, kandi warabyatuye, kandi waravuze ngo ndabyanze, ukanavuga ngo ninongera kubikora Imana izanyice, nuko iyi atari yo nzira yo gukiriramo ibyaha. Turashaka rero ngo tubereke ikinyoma kiri mu kwihanisha abantu ibyaha, ariko tubereke nanone n'uburyo Imana ikiza abantu bayo ibyaha byabo. Kimwe cyo, ubunyacyaha bw'umuntu ni bunini cyane ku buryo butakwihanwa. Kandi nta nubwo umuntu azi, nk'uko mwene Filipo abivuze, nta nubwo umuntu azi ingano y'ubunyacyaha. Kuvuga ngo Imana imbabarire kubeshya, ngo Imana imbabarire kwiba, ngo Imana imbabarire kwibaza ku murimo wayo. Kandi mwirareba no kwica navyo kubifite, ahubwo ari uko watinye gusa ko wafungwa. Warangiza umunyabyaha mugenzi wawe, ngo Imana ikubabarire, ngo natwe turakubabariye. Ibyo ni ibikwakina. Ajina ra Yesu ambabazi biva mu kanwa k'umuntu. Ati Imana kwezi gutunganye ikunyuguze. Ati Imana ibabarire n'ibyaha by'inyongo bizabugingo. Biba biri mu buryo bwinshi kwihana. Imana ibabarire nacumujwe n'amasahani, nacumujwe n'umukandara, amashuka yarancumuje, abana barancumuje, inkweto zarancumuje, amarase biba ari byinshi.
ni byinshi batondekanya byinshi bitagira ingano, ariko iyo nzira si y'ukuri, iyo nzira si y'ukuri, kandi iyo nzira ntabwo igeza ku Mana. Kandi ikimenyetso kigaragaza ko itageza ku Mana ubivuze nuko nawe iyo umaze kubivuga wakubaza ngo mbese kumaze gutondekanya ibyaha wakoze ubisabiye imbabazi, ubu nonaha ubaye intungane, uhita uvuga ko nta ntungane iri mu isi, kandi wari umaze kuvuga ibyaha. Ikindi uwakubaza ati nonaha kumaze kuvuga ibyaha byawe uramutse upfuye nonaha wajya mu ijoro, ni ukuri ntabwo wamanika ukuboko, kuko umushinjacyaha wuzuye ni umutima wawe, ukubwira ko hari n'ibindi ushobora kuba utavuze wibagiwe, kandi biba bihari nyine n'ubundi koko. Mu by'ukuri nyine iyo si inzira ihindura umuntu umukiranutsi. bamwe bahita birebamo, yego, abonye byananiranye yavuzeho bikeya n'ibyo yibagiwe n'ibyo yatekereje, ahita avuga ati nta mukiranutsi ubaho n'intungane bwira 17 ka 70. Hari abandi b'inshuti ziba ku ruhande nabo bagahita bavuga ati rero mvumbuye ko Satani ajya amenya aho bikorera, ariko aho mbyihanira ntagahazi. ninde se nyene n'ubundi bigukoresha kuko ari arahazi. impamvu ibyaha ntabwo umuntu abizi, ofete ntabwo umuntu azi ibyaha. Niyo avuga rero ngo ari kwihana, ni nko gusoroma utubuto ku giti kandi igiti ubwacyo kigihagaze. Ofete ubunyacyaha bw'umuntu bushingiye ku bumuntu bwe. Kwitwa umuntu gusa ukomoka kuri Adamu bingana no kuba umunyabyaha imbere y'Imana, kandi bikangana no kubarwaho ibyaha byose aho biva bikagera. Reka tukubwire amakuru utaruzi ariko ashobora kuba ari bugutere n'ubwoba gatoya. Nuko ibyaha utakoze ariko wumvishe kuri radiyo bavuga ko abantu bakoze byose ku Mana nayo warabikoze. Imana ikubaraho ibyaha byose byakozwe kuva isi yaremwa, uhereye umunsi Kayini yica Abeli. Icyo cyaha Imana ivuga ko nawe uri umufatanyabikorwa wa Kayini mu kwica Abeli. Yesu yavuze ngo bazabazwa amaraso ngo y'abakiranuzi bose bapfuye uhereye ku Abeli. Sinzi rero niba ujya wihana n'icyo ngicyo ukakihana na Kayini. Nuvuga ngo ibyaha byose byakozwe bikorwa n'ibizakorwa bibarwa ku mutwe w'umunyabyaha. Mu yandi magambo ariko bivuze ngo nawe bimubamo nubwo we yaba atanabikoze, ariko kuko n'abandi n'ahandi babikuye. Nuvuga ngo niba igicumuro cy'Adamu cyaratumye abantu bahinduka abanyabyaha, bivuze ngo umuntu rero ni umunyabyaha hadashingiwe kuri detail, ahubwo ni umunyabyaha gusa hashingiwe ko akomoka kuri Adamu. Na niyo mpamvu Imana itagennye imiriro ibiri, ahubwo umuriro shitani azajyamo niwo n'umunyabyaha wese azajyamo. Bivuze ngo ibyaha bibarwa kuri shitani nibyo bibarwa ku munyabyaha wari we wese. Uyu munsi ntungire kuvuga ngo twebwe ngo turi abanyabyaha ngo ariko ngo Mana ngo turebana amaso y'imbabazi. Umunyabyaha ari ku rwego rumwe na shitani imbere y'Imana. Nuko Imana ibona umunyabyaha mwuka n'umwe. Ikindi wowe ubwira Imana ibyaha wakoze nyine uri n'indyarya, kubera ko Yesu yaravuze ngo ntabwo nabwirwa iby'abantu kuko njye ubwanjye nzi ibiba mu mitima yabo. Kuza rero ubwira Imana utuntu wakoze ubwabyo, hari aho Pawulo yageze aravuga ngo iyo musenga mutayizi niyo ngira ngo mbabwire. Ni ukuvuga ngo kubwira Imana ibyo wakoze uba ushatse kugaragaza ko Imana itazi ibyawe. Imana yo izi n'ibyo utiyiziho, ahubwo niyo iri kukubwira ngo menya ko n'ibyo utari wiyiziho
nabyo bigutuyemo. Noneho numenya ibyo ngibyo bizatuma ushakira ubuhungiro ku Mana. Impamvu udashakira ubuhungiro ku Mana ni uko utari wamenya uwo wabaye we. Muvandi, abantu bareke gufata Imana nka muzehe w'imyaka 100 cyangwa 50 cyangwa 100 wibagirwa, bareke kwifata nkaho yari iriho kiriya gihe, uno munsi dahari, uneje dahari. Urayibwira ibyo ukoze uno munsi, ubwo se niba uri n'umuhanga wawe ibyo uzakora muri ya mwaka unayihaza. kandi yo ikibazo ntabwo Imana imenya ibyo twakoze, ahubwo izi bitubamo. Ntabwo Imana iba ari icyaha kubera ko umuntu yagikoze, ahubwo izi ko nta cyaha kibaho umuntu atagira muri we. Abantu bagenzi bawe bakibona wagikoze, ariko Imana yo ikizi kuko kikurimo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nunareba umugore w'abandi gusa ukamwifuza, uba wamaze gusambana nawe. Kwari ukugira ngo yongere ahishure uburyo icyaha kimeze mu mutima w'umuntu, ntikigombera gusohoka ahubwo kimutuyemo. Iyo gitera icyo kintu kiba mu muntu nicyo ubundi cyaha. Mu Baroma mu gice cya 7 baravuga ngo ubwo rero sinjye ubu kibikora, ngahubwo ni icyaha kimbamo. Icyaha si igikorwa umuntu yakoze, oya, ahubwo icyaha nubwo buzima umuntu akomora kuri Adamu, niyo kamere y'ubunyacyaha. Iyo kamere rero ahubwo igenda yera imbuto zigaragarira abantu, ariko izo mbuto sizo Imana ishingiraho yita umuntu umunyabyaha. Cyakora nizo abantu bashingiraho bakwita umunyabyaha. Noneho rero Yesu yaravuze ngo iyo ubonye uriya yakoze kiriya ukamutunga urutoki rumwe, izisigaye zose uba uri kuzitunga. Bivuze ngo uriya muntu yishuye akantu kamwe mu byo usangamo. Akweretse ko nawe umeze. Urakoze cyane muvandi mubivuze neza. Mu yandi magambo uriya ni miruwari gusa ikwera ati biriya nawe bikubaho. Ahubwo waruguye kuvuga ati tukarabaye none. Burya ni kuriya ameze, ariko ni kuri umeze n'ukundi nakutazi kumeze. Uko niko rero umunyabyaha ameze. Ntabwo rero bajya bavuga ngo ntabwo kamere ikurwaho na reka, sibyo? Ikindi ngo kamere ipfa nyirayo yapfuye. Bivuze iki? Bivuze ngo kamere muntu ni wowe ubwawe. Niyo mpamvu mujye mwumva ngo abantu ngo bihaye Imana ngo bafashe ngo bahungu ngo ku ngufu, abantu tukajyaho tugatangara kubera ko tubona bambaye ibishura by'umweru tukagira ngo hari ibintu byabaye. Oya, ntabwo ibintu wambara inyuma byahindura icyo uri cy'imbere. Gukora agakobwa ngo karakaririmbye ngo uzibone ngo aririmbaga neza ngo yatwisinda ngo ntabwo kuririmba neza bihindura ko ari umunyabyaha. Ibyo ni we bitungura, ntabwo bitungura Imana. Twivugiraga iki rero? Umuntu rero kuko wa mugani yibonyeho imbuto ngo agiye kubwira bagenzi be nabo b'abanyabyaha ngo Imana imbabarire bya bindi Mugisha yavuze. Kandi nubwo birengagiza, ariko si no kwirengagiza kuko ntibabizi. Iyo usabiye imbabazi urubuto rwakugaragayeho, uba wirengagije ko Pawulo abivuga mu Bagalatiya 5:19 yaravuze ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Ntabwo yavuze ngo si ugukora ibisa bityo ngo ubisabire imbabazi, ujyana abakora ibisa bityo kuba gusa. Kandi nkuko nyine ijambo ry'Imana ribivuga ko iyo igutera kwera imbuto zigaragaza uko uri, ariyo kamere muntu nyirizina. Iyo ipfa ari uko nyirayo yapfuye, iyo idakurwa na reka,
ni ukuvuga ngo kugira ngo ureke gukora ibyo bintu wibonyeho keretse ubanje gupfa, keretse ubanje gupfa, wamara gupfa hakazuka undi muntu utari wa wundi wa kera. na uriya wa kera we nuko ameza arasambana akagaruka ati Imana imbabarire, ariba ati izo mbabazi ngiye mureke aho ngaho mumfashe. Ubundi izo mbabazi zisobanura nta gisobanuro zifite. ndagira ngo tuvugane amashira kinyoma. Umuntu yaje none aravuga ati Imana imbabarire kwifuza. Ego. Ejo Imana imbabarire kwifuza. Ejo bundi Imana imbabarire kwibaza ku murimo wayo. Ku munsi ukurikira gufata ku by'abandi. Imana imbabarire gufata ibyo ntahawe. Hari icyaha numvishe bwa mbere nagiye hano kubwiriza babanza kwikwatura ariko ntibari bazi icyo nza kuvuga, ntibari bazi imbwiriza iki. Ngo Imana imbabarire ngo kubeshya nirengera. Ariko babwira nawe n'umuntu. Ari n'abandi bajyaga batura, nge bakundaga kunyaturira ntarakizwa, ariko nanjye nka natura n'undi ntarakizwa. Hari wajya gukunda kuza byamugoye cyane, ati iyo tuba turi hanze iyo ntibiba byoroshye, ubwo n'uburyo yabaga nyine yagiye hanze, ati Imana imbabarire, ati Imana imbabarire intoki, ati kwandarika intoki no kwandarika amaso. Nkamubwira ni nyine sinsobanukiwe, ni gute wandaritse amaso, ni gute Imana ikubabarira intoki, byagenze bite? Rero ko gire yageragezaga kunyisanzuraho, arambwira ati nyine yo narindi nabonye umugore ndamwifuza, yego sinabikoze ngo nshyire mu bikorwa, ariko intoki evangeliste rwose pe intoki zaranshumuje no kwandarika amaso. Uvuga ko umusambanyi uruharwa nayo nimba Yesu avuga ngo n'uwamurebye gusa akamwifuza aba yamaze gusambana nawe. Yesu ashaka kugaragaza ko ubunyacyaha buremanye n'umuntu, n'ubuzima uwo muntu akomora kuri Adamu na Eva. Ibyo dushaka kuvuga rero ni iki? Nuko ibi byose mukora nta gisubizo ku bunyacyaha kiba kirimo, kuko nta n'ubwo Imana yagennye ko imbabazi z'icyaha zica muri iyo nzira, kandi imbabazi ukeneye n'iz'icyo uri cyo, imbabazi ukeneye n'iz'uwuriwe, ntabwo imbabazi ukeneye ari iz'ibyo wakoze. Ni nk'aho uri kuvuga ngo Mana mbabarira ko uyu munsi nabeshye, ariko ubundi nge sindi n'umubeshyi, ni nk'ibintu binguyeho bitazanongera kubaho. Kubeshya gusa, Yakobo 2:10 ni igihamya cy'uko ubunyacyaha bwose aho buva bukagera bukubamo. Iyo usitaye kuri rimwe biravuze ngo wayishe yose. Yego gusita ariko umugani abantu babyumve. Hari aho ibyanditswe byera bivuga ngo amategeko ataraza narinzi ko kwifuza atari icyaha. Amategeko aje menya ko no kwifuza ari icyaha. Nawe nyumvira kwifuza nacyo kiba mu cyaha abantu batura, ngo Imana imbabarire kwifuza ibitari ibyanjye. Kwifuza aka kantu gato kitwa kwifuza ni nakutinyuka kuvuga. Nabonye ntawe ujya upfa gutinyuka kwatura ngo Imana imbabarire ko ndi umurozi. Ariko twivugiraga ko icya mbere ubunyacyaha bw'umuntu si utwo ngutwo umuntu aba avuga, utwo ni utubuto turangaho igiti kiri, ariko igiti nyirizina ni iyo kamere umuntu akomora kuri Adamu, nibwo bunyacyaha. Niyo mpamvu ibyaha utakoze mu myaka 2 ishize usanga uri kubikora uyu munsi, ntabwo biba bikwadutseho, ahubwo byari bisanzwe muri botike bitarabonerwa
umuguzi. Reka mvuge iki rero, reka mvuge ko iyo wibonyeho kuba umunyabyaha ubundi wari ukwiye kuba uzi ngo igikurikiraho ni igihano. Abaroma 6:23 aravuga ngo kuko iyo mu by'ibyaha ari urupfu. Ntabwo ibyaha burya bisabirwa imbabazi, ntabwo ibyaha bisabirwa imbabazi. Je le dis et je le répète, ndabivuga nongere mbisubiremo, ntabwo ubutabera bw'Imana bwigeze na rimwe duhereye kera mu isezerano rya kera, ntabwo ubutabera bw'Imana bwigeze buvuga ko umunyabyaha akurwaho ibyaha abisabiye imbabazi. Ndabivuga nongere mbisubiremo, nushaka aka kantu nawe ugasubizemo. Ntabwo ubutabera bw'Imana guhera kera cyane bwigeze butegeka ko umunyabyaha wakoze ibyaha abisabira imbabazi, Imana ikamubabarira. Niyo mpamvu utigeze nawe n'umunsi wa rimwe utunga umutima ukubwira ko Imana yakubabariye. Ariko uvuze icyo mpita nibuka n'amagambo ngira ngo Yesu yavuze avuga ngo ijisho niri gucumuza urinogore, iry'iburyo nyuma se ubwo iry'ibumoso naryo niri gucumuza urinogore. None ko tujya tuvuga ngo Imana imbabarire kugira ibitekerezo bibi, none se ubwo ni ugukuraho umutwe. Byumvikana ko ntabwo ibihembo by'ibyaha ari ukubisabira imbabazi, ahubwo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Nicyo ubundi Yesu n'ubundi yaravuga. Tekereza wahereye ucumura, iyo uhera ku kaboko uca, amaso uvanamo, amatwi ukuraho, umutima by'umyongobeza uvanamo, wari kubusigaranye iki? Mu gihe utaramenya ko nyine ibihe by'ibyaha ari urupfu, reka kwimahoro niza ngo urimo urasaba imbabazi, ntibishoboka. Niyo mpamvu nyine numva ko bidashoboka, niyo mpamvu utazigera wumva mu mutima wawe ubwo rubanza rwo kuri umunyabyaha rwaravuyemo. Uko rubaye rwaravuyemo, wajya uhamiriza abantu uti ngende intungane hashingiye ko nihanye kuva nkiri mutowe, nta cyaha ubu mfite. Kandi nawe urebye uko wagiye ubibwira abantu aho unyuze hose, ugikarabiro, mu rusengero, umushumba gutega amatwi ku itapi umubwira ngo twakwiho kwihana, ngo ubwo ngo gukuraho kwihana ngo nuko tubwira abantu ko gusaba Imana imbabazi atari ko kwihana, ahubwo twe turi kukubwira ngo emera igihano. Wikwicisha ahubwo twe icyo duhakana ni ukwihana kudahura n'ijambo ry'Imana. Icyo duhakana ni ukwihana kutarimo igihano. Icyo duhakana ni ukwihana kutarimo igihano gihwanye n'ikosa, kuko icyaha ibihembo byacyo ni urupfu. Niba rero ari ukwihana ariko bihura n'igihano kijyanye n'icyaha, ibyo nibyo ntabwo tubwiriza. Uhereye kera rero Imana kugira ngo ibabarire icyaha byasabaga igitambo. Igitambo iyo bakizanaga ntibagishimashimaga, igitambo iyo bakizanaga cyabaga kije kwicwa, kuko iyo mu by'ibyaha ni urupfu. Ntabwo bavugaga bati igitambo turakibonye, Imana ishimwe, ugaragaje umutima wo kwihana, subizayo igitambo cyawe. Kandi kuki cyapfaga? Cyapfaga kubera ko icyari gikwiriye uwakoze icyaha cyari iki? urupfu. Rwari urupfu. Sibyo? Reka twihuse tujye mu Balewi 4:3-2 batajya kure bagume hafi. Yego, turebe uburyo kwihana byakorwaga. Ariko nongere mvuga iki? Imana ntitanga imbabazi, ahubwo Imana itanga ubutabera. Sinzi n'ibyo kintu cyumvikanye. Ntabwo Imana itanga imbabazi, ahubwo Imana itanga ubutabera. Aho kantu bazagasubizemo, bazagasubizemo bakumve neza. Imana
nubwo tukirirwa tuvuga ni inyembabazi ni inyempuhwe, Imana ntitanga imbabazi, Imana itanga ubutabera. Kenshi iyo tuvuze imbabazi tuba turi kuvuga imbabazi nk'iz'abantu baha bagenzi babo. Ati rwose, ati nubwo wampemukiye, ati ariko, ati ndakubabariye, ati rwose, ati n'Imana ikubabarire. Ntabwo Imana igira ibyo, ahubwo Imana hari icyo yavuze ku cyaha kitabonetse, imbabazi z'Imana ntizishoboka. ubwo nta kuvuga ngo urimo urayitereta cya cumi cy'imbavu, ngo no kurira amarira menshi, ngo no kuyiborogera, ngo no kuyinginga. Imana itanga ubutabera, ntabwo Imana itanga imbabazi. Reka tujyaho umubare uhageze dusomere. Reka dusome ibice 4 umurongo wa 32 dukomeze kugera ku hepfo. Haravuga ngo kandi nazana umwana w'intama ho igitambo gitambirwa ibyaha, azane umwagazi udafite inenge. Nushaka uburetse gato kugenda. Umuntu nazana umwana w'intama ho igitambo gitambirwa ibyaha, azane umwagazi udafite inenge. Ahandi mu kindi kinyarwanda ngo azane inyagazi, azane uw'inyagazi udafite inenge. Aho turimo turagerageza gusobanurira abantu ibijyanye n'imbabazi z'Imana zishingiye ku butabera bwayo. Utanga igitambo gikuraho ibyaha, ariko ubwo nanone tuvuze ko nta mbabazi zidashingiye ku gitambo, ntiziharizo. Niba habayeho icyaha, kugira ngo icyaha gikurweho hakenewe igitambo, sibyo? Igitambo, kandi igitambo ni ikigomba kwicwa uko byamera kose. Ni igitambo kigomba kwicwa cyo gupfa. Kuko ubutabera bw'Imana, ubucamanza, ubutabera bwayo nibwo bwagennye ko umunyabyaha ikimukwiriye ari urupfu. Kuko nta cyaha kiba imbere y'Imana. Siko bimeze? Niko bimeze. Noneho rero igitambo kiza gutambirwa uwakoze icyaha, uwo mwana w'intama aze kuza, ariko aze azira inenge. Siko bimeze? Niko bimeze. Abe azira inenge. Kubera iki? Kubera ko ntabwo igifite inenge kirakuraho inenge uwari ufite inenge. Birumvikana cyane. Igifite inenge nacyo ubwacyo cyari gikwiriye urupfu. Kugira ngo gipfe kitizize, kizize undi, nuko cyo ubwacyo kiba kitari gifite inenge. Aho byumvikane neza. Niyo mpamvu igitambo cyabaga nta nenge gifite, kugira ngo nigicwa kibe giciwe undi, kibe kizize undi, kibe gihowe undi, kidahowe ubunenge bwacyo. Aho se ntibiri kumvikana? Aho biri kumvikana. Biri kumvikana. Dukomeze. Arambike ikiganza mu ruhanga rwacyo rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikire aho abikiririra igitambo cyoswa, kibe igitambo gitambirwa ibyaha. Umutambyi yende urutoki. Nushaka uburetse gato ko hano harimo amaterme abantu bagomba kumenya, wenda bakayasobanukirwa. Ni amahirwe tuba twagize yo kubona uyu mwanya kugira ngo tugire ibyo dusobanura abantu benshi bibaza kandi badasobanukiwe. Uwo murongo asomye 33, azarambika ikiganza ku mutwe w'icyo gitambo cy'impongano y'icyaha, maze uwo mwana w'intama
awusogotere aho basanzwe baturira igitambo gitwikwa. Koswa no gutwikwa ni kimwe, Yego. noneho kubikira no gusogota ni kimwe, awutureho igitambo cy'impongano. Kurambika ikiganza ku mutwe, icyo bivuze ni transfer y'ibyaha. yego Ibyaha byari biri muri wa munyabyaha bimuvuyeho, noneho bigiye ku gitambo. ku gitambo. Mu yandi magambo, habayeho kugurana, nicyo bivuze. Igitambo nta cyaha cyari gifite. Wari ufite ibyaha ni wa munyabyaha. Hanyuma kurambika ikiganza mu ruhanga rw'igitambo ni ukuvuga ngo ibyaha bivuye kuri wa muntu bigiye ku gitambo. kuri ya ntama. Siko bimeze? Niko bimeze. Ako kanya rero niho urupfu rugiye gukurikira. Kuko intama ihindutse inyacyaha. Mu yandi magambo, ibyaha byari biri muri wa muntu bigiye ku ntama. Ngira ngo biri kumvikana, sibyo? Biri kumvikana. Noneho bimaze kujya ku ntama, igiye gusogotwa, igiye kwicwa. Izi ziki ko nta cyaha yari ifite? Izi ibyaha bya wa muntu. urumva iyo ntama ari cyo gitambo Yego. cyabaga kiziza ibyaha bya wa muntu. Yego. kuko habanje kubaho transfer. Yego. kandi nanone transfer zari ubwoko bubiri. Yego. hari umunyabyaha yahereza igitambo kidafite icyaha. Yego. cyo ni ikiziranenge. Yego. ariko kugira ngo bize kuba ubutabera bw'Imana nuko icyo gitambo nacyo kiza gupfa. Yego. kugira ngo hagaragare yuko wa munyabyaha ibyo byamuvuyeho byagiye kuri cya gitambo. ubwo igitambo cyahindutse ikinyabyaha. Umva ikindi kibazo kirimo mu iyi systeme y'ubutambyi ya kera. Yego. Nuko igitambo cyabaga kiziza icyaha cy'uwo muntu, kandi umuntu ibyaha bye bikaba bitagira ingano. aho kandi umukumve neza abadukurikiye. Icyaha ubundi yabaga aje gutambirira icyaha yakoze, kandi umuntu yuzuye ibyaha. Ntekereza ko ariho abantu bajya bakonfonda, bajya bitiranya ubutambyi bwa kiriya gihe n'ubutambyi bwa Kristo. Ni nk'aho batekereza ngo Yesu yapfuye azize ibyaha umuntu amaze gukora. Kuko igitambo nacyo ariyo mpamvu n'ibitambo byagombaga guhora bitambwa, nuko igitambo cyabaga kiziza icyaha cyagaragaye, kandi umuntu nawe akaba akoranye no guhora akora ibyaha. Bigasaba rero ngo ahora atamba, anatambirwa ibitambo, kuko yanahoraga akora ibyaha. Ngira ngo aho ngaho biri kumvikana. Bivuze ngo ku cyaha cy'ubutaha ubwo naho hazakenerwa ikindi gitambo. Ugendeye ku iki cyandiko turi gusoma, nuko byabaga bimeze. Hanyuma rero barakomeza noneho batwereke kugira ngo Imana ize kugaragaza ko itanze imbabazi. Ntibirarangira. Nubwo igitambo kimaze gusogotwa, sibyo? Ariko hari ikindi kintu bavuze umutambyi agomba gukora. 34 haravuga ngo umutambyi yendeshe urutoki ku maraso y'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserejweho igitambo. andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro, ayamene kuri icyo gicaniro hasi. Tube turetse gataho, nubwo igitambo cyatambwe cyasogoswe,
ariko amaraso agomba kugezwa imbere y'Uwiteka. Amaraso agomba kugezwa ku gicaniro. Niyo mpamvu umutambyi yafataga urutoki agakoza mu maraso y'igitambo akayajyana ku gicaniro, sibyo, no ku mahembe y'urutambiro. Yamara kujyana ayo maraso, andi asigaye bakayamena ku gicaniro, sibyo. Noneho rero bivuze iki nanone hano? Bivuze ngo gupfa kw'igitambo ntibihagije, hagomba kuboneka urupfu rumena amaraso, kuko impongano y'ibyaha Imana yagennye ko iba iri mu bugingo. Mu Balewi n'ubundi mwaruna urwandiko rw'Abalewi, mw'iki gitabo cy'Abalewi, Bibiliya igaragaza ko ubugingo bw'inyama buba hehe? Mu maraso. Niyo mpamvu Imana yatangiye kugira ngo ahinduke impongano y'ibyaha. Mu yandi magambo, ikigaragaza ko igitambo cyatambwe koko nuko Imana ibona amaraso, sibyo? Ayo maraso rero niyo mpongano burya y'uriya muntu, kuko niyo ahishemo ubugingo bwa rya tungo ryapfuye. Bivuze ngo bwa bugingo bwasheshwe cyangwa bwamenwe bugaragajwe imbere y'Imana muri ya maraso umutambyi azanye. Nicyo bishatse kuvuga. Yego. Ubwo kandi umugabo akaba aratanzwe, ati dore igitambo cyishwe ni iki ngiki, dore n'amaraso yacyo yamenetse. Wenda turakomeza dukurikizaho n'ibindi, ariko bari kumva ko imbabazi zavaga kure, zavaga mu rupfu no kumena amaraso. N'amagambo arimo hano zaturukaga mu rupfu, n'amaraso yamenekaga habonetse urupfu rw'igitambo. Ubwo ni naho imbabazi zaturukaga nyine. Amagambo rero abantu bayareke. Itadu 5 haravuga ngo urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakura urw'umwana w'intama w'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi arwosereze ku gicaniro hejuru y'igitambo hejuru y'ibitambo byatambiwe Uwiteka, bigakongorwa n'umuriro, nuko umutambyi amuhongerere impongano y'icyaha yakoze, maze uwo muntu azakibabarirwa. Amen. Aho rero harimo n'ikindi bavuze cyo gukura urugimbu. Ubundi urugimbu ni inyama yabaga iri sacré, ni inyama ku gitambo n'abatambyi batagiragaho uruhare. Ni inyama yabaga igenewe Uwiteka, ni inyama yazamuraga umubavu, niyo nyama bakoreshaga nyine mu kosa imibavu. Urugimbu rero rw'iryo tungo rwaratwikwaga, rwatwikwa umubavu uhumura neza ukazamuka ujya ku Mana. Noneho Imana yakumva wa mubavu uhumura neza none igatanga imbabazi. Mu yandi magambo ikavuga ati umunyabyaha namwishe, ahubwo noneho kuri ubu sinkibona umunyabyaha, ndi kubona impumuro nziza yavuye kuri rya tungo rizira inenge. Imana igatanga imbabazi. Iyo niyo procedure, ubwo nibwo buryo Imana yatangagamo imbabazi z'icyaha. Ariko aha twumvikane, cyabaga ari icyaha kimwe ku gitambo kimwe. Cyabaga ari icyaha kimwe ku gitambo kimwe. Hanyuma rero ibi biza gutandukana cyane
n'igitambo imana yadutambiye muri Kristo Yesu. Wowe muntu utekereza Yesu nk'uwapfiriye ibyaha wari warakoze, Yesu yapfuye utari wowe wavuka, yapfuye utarabaho, kandi apfira ibyaha byawe. Biraza gutandukana n'uburyo umuntu yakoraga icyaha rero akajyana igitambo, cya cyaha kigashyirwa ku gitambo. Ahubwo Yesu yahindutse igitambo utaravuka, kandi ashyirwaho ibyaha byawe. Ese aho ngaho muvandimwe Filipo, uko ibyaha byawe byagiye kuri Yesu ni ibihe? nyine urumva ibyaha twabonye ko ari kamere y'umuntu, Yego, kandi twabonye ko ari we muntu nyine. yego, ubwo byumvikane ko Imana yankunze urukundo ngiwe rutagira akagombero. yego, nyine iyo yantekerejeho ngiye ntarabaho, yego, iravuga ati rero Philippe ngiye kumutangira igitambo nubwo ataramenya n'uwo ari we. kuko ibyo kumenya ko ndi umunyabyaha mbimenye ejo bundi, yego, ariko nanone nibwo nahise ndanamenyeshwa yuko nahawe imbabazi, cyangwa se turetse n'imbabazi, ahubwo ko igitambo cyanjye cyabonetse ngiye ntarabaho. urakoze cyane. Aho rero tubigendemo gake kugira ngo mwe mudukurikiye, nimba bishoboka hakizwe benshi biciye muri iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Niba Imana ibishimye, abenshi babohoke. Icya mbere ukwiye kwishimira nuko Imana ariyo yagushakiye igitambo. Bivuze iki? Bivuze ngo ubuziranenge, kuko twabonye muri procedure ko kuba kizira inenge, ntabwo twabonye umwanya wo kujya kubicukumbura, kuba ifite ibara rimwe, kuba idapfuye ijisho, kuba itamugaye, kuba itaramara itararenza umwaka, ntabwo twabigiyemo. Turagira gusa ngo tuvuge ko Imana yadushakiye igitambo kizira inenge muri Kristo. Tuvuge iki? Tuvuge ko Imana yahamije ko Kristo ari umwana wayo ikunda kandi ikamwishimira. Tuvuge ko ibyanditswe bimuhamya kenshi, Abaheburayo 4:15 ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntigeze akora icyaha. Tuvuge ko Yesu ari we wenyine wabayeho mu isi ageragezwa mu buryo bwose ariko ntigera akora icyaha. Bivuze rero ko ari we wagaragaye atagira inenge n'imwe aho iva ikagera. Yesu rero yarakorifayingaga, yari yujuje ibyasabwaga ngo aduhindukire igitambo kizira inenge. Aho hantu tubyumve neza, igitambo kizira inenge. Filipo niwe twabaje aravuga ati birumvikana ko Imana yamenye ntarabaho imbonera igitambo. Yesu agiye gushyirwaho ibyaha byanjye ntaravuka. Ese ubwo niba agiye gushyirwaho ibyaha byanjye ntaravuka, ntibyumvikanye ko ari ibyaha byanjye byose, si ibyo nakoze, ahubwo ni ibyaha mbarwaho byose aho biva bikagera. Bishyizwe kuri inde? Kuri Yesu. Kandi apfuye rimwe, apfiriye bya byaha. Ntibyumvikana ko noneho wowe usigaye utagira icyaha imbere y'Imana. Yesu arapfuye, amaraso agize ute? Aramenetse, sibyo? Hanyuma Imana ibona amaraso. Ariko habaho kandi kantu hano nkunda. Byumvikanye ko habagaho urutambiro rwo mu isi runajyanwaho n'amaraso, ariko hakanaboneka n'umwotsi, umubavu wazamukaga ujya he? Ku Mana. Umwotsi uvuye kuki? Ku gitambo. Amaraso yacyo, urugimbu rwashyizwe ku gicaniro, umwotsi ugira ute? Urazamuka. Imana yamara kubona
wa mwotsi uyizamutseho yabona n'amaraso yamenetse igatanga iki? Imbabazi. Dore ikintu nashaka kuvuga ni uko Yesu we yizamukiye ubwe akajya imbere y'Imana. Ibya hano mu isi cyari igishushanyo, ariko kuri kwabyo kwari gufitwe na Kristo. Noneho yazamutse ari cya gitambo, yazamutse ari wa mubavu mu Befeso 5:1-2 yaduhindukiye igitambo, ituro n'umubavu humurira Imana neza. Wa mubavu wazamuka kujya ku Mana uvuye ku gitambo, Imana yawumva ikavuga uti noneho nta munyabyaha nkibona. Yesu rero yaduhindukiye umubavu humurira Imana neza, ariko we ntihazamutse umwotsi, hazamutse Yesu ubwe ngajya kwicara iburyo bw'Imana. We ngo yinjiye ahera hahera hataremwe n'intoki z'abantu. Imana noneho ibona igitambo, ibona ituro, ibona umubavu ihumurira neza. Kuri icyo cy'uko Yesu yinjiye ahera, yego, ahera cyane, yego, nibuka amagambo amwe namwe tugenda duhura nayo, yego, yo kuvuga ko ngo Yesu yaradupfire kugira ngo buri wese yigerereyo. Bakunda kuyakoresha, ariko muri uko kwigererayo nyine bo bakigererayo bavuze ko ari uko basabye imbabazi. Icyo twagisobanuye. Ariko ahindutse igitambo, yego, yinjiye ahera. Urumva umutambyi araho ibyanditswe byera bigaragaza ko bahoraga bibutswe ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Icyo nacyo twagisobanuyeho, kubera ko impamvu bahoraga babizana nuko bahoraga bakora ibyaha nyine. Yajyanagayo amaraso ataraye, yego, umutambyi yajyanagayo ibitambo. Kristo Yesu ahindutse igitambo cy'ibyaha byacu, yinjiye ahera atwinjijeyo. Yego, ariko we ntabwo yagiye ajyanye amaraso y'ibitambo, yego, ahubwo we yajyanye amaraso ye bwite. Kandi Kristo Yesu agiye ahera, ahera cyane, ntiyagiye ngo agaruke. Ko amaraso umutambyi yajyanaga ahera, yego, ariko umwaka washira bikaba birarangiye, bakagarura agasubirayo. Yego. Kristo Yesu amaze kuduhindukira igitambo n'umubabwe w'umurira Imana neza n'amaraso yamenetse, yarakugejeje ahera. Amen. Aho hera rero yarahakugejeje utavayo. Amen. Amen, 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 amen. Niyo mpamvu bwitwa ubugingo bw'iteka, buhoraho bw'iteka. Ahubwo icyo tugiye kureba hano ni iki? Ese koko wumva uri mu bantu Yesu yamuritse imbere y'Imana nk'abo atambiye igitambo cye bwite, yitambyeho impongano y'ibyaha byawe? Naho ubundi wari ukwiye kwibaza. Ese agejejeyo amaraso ye bwite, amurika ko agupfiriye kandi ko akubereye impongano, aho wari ukwiye kwibaza ahubwo Imana yemeye igitambo? Ese yari kubura kucyemera ishingiye kuki? Ntabwo kugira ngo imbabazi ziboneke zashingiraga kuri wowe, ahubwo zashingiraga ku buziranenge bw'igitambo. Abantu tujyane, ntabwo Imana kugira ngo yemere umuntu yashingiraga kuri uwo muntu, ahubwo yashingiraga ku gitambo umuntu yazanye, ubuziranenge bwacyo cyaba cyujuje ubuziranenge. N'umutambyi kandi nawe wagitambye ntitwabura kubigarukaho, nawe kandi akaba
yemerewe gutamba yananyuze mu nzira zagenewe ubutambyi. Uwatambiwe igitambo yahabwaga imbabazi. Bavandimwe, ndagira ngo tugaruke aho ngaho niba ari uko byagendaga. Yesu akaba ari wahindutse igitambo. Ikintu cya mbere tugomba kureba si wowe impamvu utumva imbabazi nuko wirebaho, kandi wowe ntaho uhuriye nazo. Imbabazi zashingiraga ku gitambo, ku buziranenge bw'igitambo, zigashingira ku mutambyi nawe ko yarebye neza procedure agomba gukoresha, akaba arizo yakoresheje. Hanyuma Imana yanyurwa n'igitambo ikababarira icyaha. Wowe rero nta impamvu bipfa no kubyivangamo. Imana ntiyarebaga uburyo umuntu yavuze ibyaha neza. Imana yarebaga gusa ko umuntu yamenye ko ari umunyabyaha, ubundi akazana igitambo wakava muri ekwasiyo. Imana igasigara idiringa n'igitambo n'umutambyi. Imana rero yadirinze n'igitambo, idiringa n'umutambyi. Igitambo ni Yesu, n'umutambyi ni Yesu. Muri ibyo bibiri hari inenge irimo. Niba ntayo, igitambo cyaremewe. Niba igitambo cyaremewe, nanjye naremewe. Imana ishimwe cyane. Banze yaba ntari narizeye mba nizeye. Oya no kujya muri Imana bivuga ko ngo amaraso atamenetse ntihabaho kubabarirwa ibyaha. None Imana ishimwe twebwe ya Yesu yatumeneye tutarabaho. Yego. Noneho na Yesu nawe aranabihamye, aravuga ngo yego, ngo byose birarangiye. Yego rwose. Ubwo nyene ya maraso yasabwaga kuri cya gitambo, yego, Yesu yarayatubonye. Yego rwose. Ariko n'urupfu nago rwa cya gitambo cyagomba gupfa, yego, Yesu nago yararudupfiye. Yego rwose. Niyo mpamvu bamwe baririmba ngo yarampfiriye, ngo nkuraho ibyaha, ngo yaranyogeje ngo ndera de. Mwaganira turera mu buhe buryo? Akabibura. Kwera nuko. Ariko kwera nuko. Yego. None ugize n'amahirwe Imana kuko ikorera muri twebwe yijije. Tudahora twiyeze. Yego. Uko twabonye wakwiyeza ukoresheje iki? N'ibikunda. Attention ibintu Philippe ari kuvuga. Kwiyeza yaba byarashobokaga n'umuntu wabaga yakoze icyaha na kera na kare yari kwiyeza. Ariko birava ngo gushaka Abaheburayo 10:10. Gushaka kw'Imana kwatumye kwezwa. Uwabaga yakoze icyaha yarezwaga, ntabwo ari we wiyezaga. Yezwaga n'iki? Yezwaga n'amaraso y'igitambo, akezwa n'umutambyi wamutambiye icyo gitambo. Birumvikana? Natwe rero ngo tubiheshejwe, kwezwa biheshwa n'iki? Tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu, igitambo nicyo bavuze, watambwe. Umutambyi niyo bavuze, rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Abaheburayo 10:17, Imana ibonye igitambo cya Yesu Kristo kizira inenge, iravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Wowe surinde, wowe wumva urinde uvuga ngo urinze kubikubwira ngo amaraso ya Yesu ngo nanyeze, kandi wumva narejejwe rimwe rizimika byararangiye. Ubwo byumvikane kuri iki. Yego. Numvaga ndi bukihorera ariko ndumva kije. Simvuyemo aho turi, naho turagaruka. Kubigendanye no kuvuga ngo ni ngombwa ko dukwiye kubanza kunyura ku gikarabiro. Yego. Urumva tuba turi kugira ngo tumene ibikono by'ibigirwamana bya Satani dukubite hasi. Igikarabiro nubwo mukita kucyunyuraho musaba imbabazi, ibyo nubwo nabyo umucyo w'ijambo ry'Imana wabigaragaje.
mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro ubundi habaga igikarabiro. yego Igikarabiro ubundi twari ugukaraba, yego kubera ko hari imyambaro umutambyi yego Imana yari yarategetse ko akwiye kwambara. yego rwose Yarakwiye kwambara ikabutura y'umweru, ikanzu y'umweru, yego ingofero y'umweru. yego Noneho rero Imana yari yarategetse ko mbere yo kugira ngo umutambyi yambare iyo myambaro yego akwiye kubanza kunyura ku gikarabiro, yego akakaraba, Yego. akoga. Yego. Noneho rero sinzi ukuntu shitani iki kintu nacyo yakizanye akita igikarabiro ko ari ugusaba Imana imbabazi. Icyo nacyo kubagikora yego si ukuri, yego kubera ko igikarabiro nacyo mu byanditswe byera nyine mu Balewi ni naho biri, yego biragaragaza ko cyari igikarabiro cyabaga mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro n'ubundi. yego Icyo nacyo ni igihimbano. yego Noneho rero icyo ngivuyeho kuko numvaga nacyo kije, kubera ko nacyo abantu benshi bakunda kucyitwaza cyane. yego yego Ikindi nacyo kandi nuko umuvandimwe yaravuze ngo Imana yahamije neza ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu itazabyibuka ukundi. Nuko nanone Imana izi urupfu igitambo cyapfuye, kuko na Yesu ubwe yarabihamije ko ibiduhamya, ariko nanone Imana nyine iri kubihamiririza muri twe. Iyo usomye ibyanditswe byera nk'ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 5, niwe mugabo wo guhamya, haravuga ngo niwe mugabo wo guhamya n'imfura yo kuzuka, watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Urumva ni nawe mugabo wo guhamya ko igikorwa yakoze cyakwejejeho ibyaha byawe. Ngo nanjye nari ngiye kuvuga ngo mba nongeye ngakizo, ariko Imana ihimbazwe bazi ko urwo rukundo rw'Imana yo rwumva nyine umunezero nyine ukomeza kugenda unaha cyane. Imana ihimbazwe cyane. Amen. N'umugabo rero. Amen. Aho rero tugaruke tuvuga ko habamo no gupfobya, ni nacyo cyaha gikomeye. Kuvuga ko hari inzira yindi ugeze ubivuga Abaheburayo 9:22, amaraso atavuye ntago hariho kubabarirwa ibyaha. Ariko aho hepfo haba andi magambo mw'icyo gice ndibwira agaragaza ko iyo bitamera bityo Yesu byasabaga ngo ahora apfa. Ku murongo icyo gice n'ubundi cya 9 cy'Abaheburayo, igice cya 9 ku murongo 22 niho havuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo. Ibishushanyo n'ibiriya nyine bakoraga kera, naho ibyo mu ijuru bwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Urumva umutambyi ariyo ku bwacu yarahigereye, kandi adatwaye amaraso y'ibitambo y'ibitungo, atwaye amaraso ye bwite. 25. Kandi nawe rero aragera abantu bagira ngo ahora nyine wa mugana dutambirira ibitambo. 25 harabivuga, kandi ntiyinjiriye yo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kwitamba kenshi byakabaye bivuze kubabarirwa kenshi. Wero ntiyinjiye yo kwitamba kenshi, hatabayeho gutamba igitambo ntihariho kubabarirwa ibyaha. Impamvu atitamba kenshi ni iyi, nuko igitambo yatanze rimwe cyabaye icy'iteka ryose. Kuko iyo biba bityo 26,
aba yari akwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Iyaba twababarirwa kenshi Yego. byasaba ngo na Yesu apfe kenshi, kuko igikuraho icyaha ni urupfu rw'igitambo. Niba igitambo cya Yesu kitarakuyeho ibyaha rimwe, byasaba ngo Yesu ahore apfa uhereye ku kuremwa kw'isi. buretse gatoya wumva uwo murongo wa 26, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mpera y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Imana ishimwe cyane. amen. Abikuzeho gusaba imbabazi. nta kubyirengagiza. kwitamba igikuraho ibyaha ni urupfu rw'igitambo. Umuntu utekereza ko ibyaha byamuvaho kubera ko abisabiye imbabazi, byasaba ngo Yesu yongere ako kanya abipfire. Ngo ariko yabonetse rimwe risa ku mpera y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Ntabwo Yesu, dukosora icyo kintu mwe mudukurikiye, ntabwo Yesu yapfuye ngo tujye twishingikiriza ku rupfu yapfuye n'amaraso yamennye dusabe imbabazi z'ibyaha. Oya, ahubwo yapfuye kugira ngo tumenye ko urupfu yapfuye n'amaraso yamennye byadukuyeho ibyaha. Apana bizadukuraho ibyaha tubisabiye imbabazi, dore ko nta n'ahantu twabonye ibyaha bikurwaho no gusaba imbabazi. imbabazi z'umunwa ntazo twabona. 27. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi. Yego. Benshi. Nawe ibyawe birimo. Azaboneka ubwa kabiri atazanywe no gutambira ibyaha. Mbese umurimo wo gutambira ibyaha wararangiye kera. Abonekere abamutegereza kubazanira agakiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Nuko uyu muntu atarakizwa wagira ngo sinzi uburyo yumva ijambo ry'Imana. Bisaba nyine ko Imana imukora ku maso y'umutima n'amatwi y'umutima. Reka tuvuge iki ngiki, reka tuvuge ko mu by'ukuri ntabwo Yesu, nk'uko twabibonye, ntabwo Yesu ahora apfa azira ibyaha, ahubwo yapfuye rimwe gusa kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ahubwo niba koko yaratambwe ukaba ubyemera ko ari wowe yapfiriye, wagombye kwemera ko wanababariwe. Ibindi watekereza nk'indi nzira yagukuraho ibyaha indirectement, mu buryo utazi, uba uri gupfobya urupfu rwa Yesu Kristo. Ariko iyo ni nayo nzira uba uri kunyuramo ngari ijyana abantu benshi kurimbuka Gehinomu. Ariko niyo mpamvu turi nk'abavugabutumwa bwiza, kandi ntabwo tuzacogora kubabwira ko urupfu rwa Yesu rwabaye uruhagije kugira ngo rugukureho ibyaha, nanjye runkureho ibyaha, rutugira abere abaziranenge imbere y'Imana kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ibyo nibyo wizera. Abaroma 10:10 haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Umva ikindi kintu numvishe, wizera ko ibyaha byawe byagiye kuri Yesu, ya transfer igahita ikunda. Imana nayo igahita ifata gukiranuka kwa Yesu ikakubara kuri wo, mwari wagukoreye. Kandi gukiranuka kwa Yesu ni ukwiteka ryose, ukaba uri umukiranutsi, umwere mu rukiko rw'Imana, umuntu Imana itabaraho icyaha mu buryo bw'iteka ryose. Reka nkubwire iki ngiki, Imana iramutse ikubaraho icyaha, nta kintu ufite wowe wakoresha kugira ngo icyaha kikuveho. Dore impamvu,
nubwo pasitoro wawe, nubwo umushumba, nubwo umuyobozi wawe yiyise umutambyi, ariko ubutaha noneho uzamubaze igicaniro kiri hehe, igitambo cyo kiri hehe. bizasaba ko wowe umubaza ibyo, ariko ugomba kuzaba wabanje kwitwaza igitambo noneho uzaba ukijyanye, kuko uzamubaza umutambiro, igicaniro, ariko nawe witwaje igitambo kizira inenge. kandi uzanamubaza ngo ko jyewe nzanye igitambo, yego, wowe icyawe gitambo wabanje kwitambirira ibyaha byawe kiri he? nagusubiza yego nagusubiza nzamenya ko, kandi ntacyo azaba afite, kandi ikindi azavuga ibisekuru bye, wumve ko biza kugwa kwa Lewi, kuko abatambyi bari abo mu muryango wa Lewi. Ariko nanone umuhutu umubwira ngo noneho hakana ko Yesu yaje, kuko ubwo butambyi bwo mu isezerano rya kera bwakuwe n'umutambyi mushya ngo wo mu buryo bwa Melikisedeki, ari we Yesu Kristo. ngo we ngo ntabwo yaheshejwe ubutambyi nuko yabakomoka kwa Lewi, kuko mu buryo bw'Abisirayeli, mu buryo bw'imiryango ya Isirayeli, ngo we akomoka mu muryango wa Yuda. ngo kandi ntacyo amategeko ya Mose yigeze avuga cyerekeye ubutambyi ku muryango wa Yuda. rero mu by'ukuri reka mvuge ngo abo bita abatambyi, abo bakubwira ngo zuvuga ibyaha byawe, ubwabyo nta wari ukwiye kuba umutambyi wagukuraho ibyaha, yego, kubera ko ntiwakurwaho ibyaha n'umunyabyaha. yego, niyo mpamvu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. noneho ntabwo umuntu yagukuraho ibyaha kandi nawe ari umunyabyaha. impamvu Kristo yadukuyeho ibyaha byacu biremerwa, byemerwa n'Imana, Imana irabishima, nuko atari yarigeze kumenya icyaha, ariko agahinduka icyaha, noneho muri we tugahinduka abakiranutsi imbere y'Imana. birakomeza no kumvikana, nta nubwo ari no gukora. nk'aya magambo ukotinza aba mu Abakorinto ba 2:5 yego, umurongo wa 21, yego, ahubwo ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu. rero ne kino gitambo twagiye tubona ntabwo byasaba igitambo cyo cyakoze ibyaha, yego, oya, ahubwo byakijyamo kubera ya transfer, yego, byarukuba. yego. rero urumva iyo umuntu avuze ko hakiriho kwitambira ibyaha cyangwa se gutamba ibyaha, ibitambo, aba arimo arafobya mu buryo bukomeye gupfa no kuzuka bya Kristo. yego rwose. aba ari nka babandi batanze y'amafaranga 30 kugira ngo bagende bamamaze ko Yesu atazutse. yego, yego. niyo njyana baba se kuri icyo se naho habamo n'ubwesiko. kuri icyo reka nkivuge, kubera ko kuri icyo cyo kuvuga ko wowe uri umutambyi, baza kubwira ibyaha byawe, niho haza no kuviramo icyo bita ubwesiko, bwo kuvuga ko wafata ibyawe ukabizanira umutambyi, hanyuma uwo mutambyi nawe akagusabira ku Mana. ko ayo matema arahari avuga ngo abatambyi mukwiye kutuzanira tukarya natwe tukabasabira hehe? Ku Mana. ko turi kuvuga iki? Sabi iki ko nabo bakeneye imbabazi, bakeneye kwizera Yesu wapfiriye ibyaha byabo. Ikibazo bafite ni kimwe n'icy'abandi bafite, nabo bakeneye gukurwaho urubanza rw'ibyaha. Ibishura umuntu yambaye ntibimugira umwere, yabyambuye ahinduka umuntu nk'abandi bose. Ikote ririho umusaraba ntiri kugira umutambyi, ntiri kugira umwere.
ni umuntu nkawe, ye kuguhuma amaso, ye kukubeshya. Uwo nawe afite ikibazo nk'icyo ufite, akeneye kwizera Yesu wahindutse impongano y'ibyaha bye n'impongano y'ibyaha byawe. Kandi ntabwo ibyawe ari bibi kurenza ibye. Abanyabyaha barahwanya imbere y'Imana. Cyakora Imana ishimwe, naho byatukura tukutuku arabihindura umweru bise na sheregi, ndetse ngo bise n'ubwoya bw'intama. Nibyo byiringiro by'abera, nibyo byiringiro by'abakiranutsi. Twamaze kwizera ko igitambo cyemewe, twamaze kwizera ko Imana yatubabariye, twamaze kwizera ko nta rubanza tugifite. Ibindi batubeshye ntibikora, ibyo bakubeshya ntibikora. Nta muti w'ibyaha ubaho wundi, nta wundi buryo ngo naho warira ukicuza ukanababara ntabwo byakwishyura ibyaha byawe. Impongano ikwiriye ibyaha byawe ni amaraso ya Yesu masa adahora ameneka. Yamenetse rimwe, wababariwe rimwe, ngo wibagije iteka ryose. Izere Yesu, wakire ko wababariwe, utunga umutima wuzuye amahoro. Yesaya bivuga, yaravuze ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyabonetse kuri Yesu Kristo. Nawe wizere ngo ubwo yahanwe singihanwe, ni njye wahaniwe muri we. Wibera amahoro, utunga umutima unezerewe, utunga umutima utekanye. Tuzijyanire mu ijuru, ariko no mu isi uhabe uguwe neza. Uzi ko Imana itakurwanya, ahubwo uzi ko Imana igukunda, iri mu ruhande rwawe, ari umubyeyi wawe, yakwemeye, kandi ko yiteguye no kukwakira mu bwami bwayo, mukabana iteka ryose ku bwa Yesu. Imbabazi zawe, dusubiramo dusoza, zishingiye ku gitambo cyatanzwe, kitazatangwa, kandi cyemewe, kitazemerwa, cyamaze kwemerwa. Imbabazi zawe zishingiye ku mutambyi wemewe, wujuje ibisabwa byose, utari nk'abakera ngo babanzaga nabo ubwabo kwitambirira ibitambo by'ibyaha byabo. Uwo mutambyi kandi ngo udakorera mu ihema ryo mu isi, hoya, ahubwo ukorera mu ihema ryo mu ijuru. Wagiyeyo ngo atwaye amaraso ye bwite, atari amaraso y'ibimasa n'amapfizi, amaraso azira inenge, ngo y'umwana w'intama w'Imana. Ayo maraso Imana yarayabonye, iravuga ngo mbabariye abantu, nawe yarakubabariye kubw'igitambo, apana kubwo kurira ibimyira bikaza. Aho ngaho iyo nzira ntayo twabonye no guhera kera. Inzira y'amarira, inzira y'ibimyira, inzira yo gupfukama amavi ngo akamera ngo nk'ayihene, ngo ibyo bintu nta hantu bihurira no kwemerwa imbere y'Imana. Nayo moko y'ibitambo nta hantu avugwa. Nitujya mu bare w'intayo dusangayo, nitujya mu kubara dusangayo, nitujya mu gutegeka kwa kabiri nta bwoko bw'igitambo cyo gukoboka amavi kiba mu byanditswe, no kuzana ibimyira, no kurira amarira akazana n'amaraso ntibibamo. Niyo wasubira mu isezerano rya kera ntabyo wasanga. Ngo nubwo ayo marira yatemba nk'imivu, ngo ntabwo byakuraho ubunyabyaha bwawe. Ntibishoboka. Ariko Imana ishimwe. Thanks be to God. Imana ishimwe ku bwa Yesu waduhindukira igitambo, akaduhindukira umutambyi, akaduhindukira ituro, akaduhindukira umubabwe uhumurira Imana neza. Tekereza kuba Imana ikubona ikanezerwa. Tekereza kuba Imana ikurebera muri Yesu ikakubona nk'ituro rishyitse rizima, ikubona nk'umubabwe uyihumurira neza, aho kukubona nk'umunyacyaha ikakubona nk'uyihumurira neza ku bwande ku bwa Yesu. Ahubwo noneho utangira ushima Imana ku bwa Yesu. Kandi we kongera kuyihunga ukundi, kubera ko Imana yarakwemeye kwemerera muri nde. Natwe turongeye kandi turashimye, tuzamuriye Imana ishimye, twongeye kwishimira cyane, hashingiye ko ibyo ngibyo mwebwe mupfobya benshi twe byaradukijije. Dutunze imitima rwose itakihebye, dutunze imitima yakuwemo guhunga Imana. Imana ubu ni umubyeyi, ni Imana yacu.
ni iyacu bwite mu ijuru ntitukihasengera ngo mana ngo uzaduhe iherezo ryiza, igihugu cyacu ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, ngo hariho dutegereje ko umukiza wacu azaturuka. Ni umukiza akaba n'inshuti yacu, ni umukunzi w'abera, n'imfura muri bene se benshi, muri abo bene se nanjye ndimo. Yaravuze ngo nzabwira bene data izina ryawe, amen, nkuririmbira ishimwe imbere ya bene data. Ngo Imana ubwayo ngo niyo nzaba mfitiye icyizere ku cyo bavuganye, nawe azi ko Imana itakwisubira, ngo nzayibwira ngo ndi hano n'abana wampaye, ngo bari abawe ariko urabamba, nanjye nabamenyesheje izina ryawe. Dufitiye Imana icyizere ku bwa Yesu Kristo, tuzi ko Imana tuyisubiraho. Niyo mpamvu duhamya ko turi abakiranutsi. Igihamya ni Yesu, igihamya ni amaraso ye, igihamya ni icumu yatewe, igihamya ni ikamba ry'amahwa yambitse, igihamya ni urupfu Yesu yapfuye, amaraso yamennye yabaye impongano y'ibyaha byacu. Ayo Imana yarayemeye, ni amaraso azira inenge. Imbabazi zishingiye ku gitambo no ku mutambyi, zikanashingira kandi ku butabera bw'Imana idashobora kubera. Niyo mpamvu dufite Imana icyizere ko twababariwe, ko twemeye ko turi abera n'abaziranenge mu maso y'Imana mu buryo bw'iteka ryose, kandi ibyo tuvuga yarabyandikishije mu ijambo ryayo. Dushima Imana rero yadukijije, ariko dushima Imana ikomeza no kudushoboza kugira ngo tubwire abari mu isi ubutumwa bwiza. Twasoza tuvuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, we kwinangira umutima, wizere nawe tuzaba ni mu ijuru. Imana ishimwe n'iteka ryose. amen, Amen.